oya Nanikevye naga ari fresh. none se kutari kumusuhuza pe kutari gusuhuza none se ukeza ni wowe wakoze ikosa kubera ni gutya musuhuzanya se Gute wese si wambwiye ngo nguje kundi wonyene ni gutya musuhuzanya oya nyine ahubwo se ubwo kubera iki wanze kunyitaba kuki wanze kwitaba se Ese uburenganzira bwanjye telefone se yanjye yifuzaga kugira byinshi gusobanura cyangwa muganira ntabwo duha karibu si kuri gufunga Ese se wanjye mbaha kari umbishatse nabishatse nandayireka hari ibintu ndimo gukorera mu nzu jewe tukinjira tukaganira ari ikibazo wajya ureka kugira umujinya wibaza ko twe tutarakara ntabwo nakwandikiye SMS ntabwo nakwandikiye umuhejeje kumamagara ngo ndi busy itsoke none si ndaje mu rugo ndakubonye ikibazo kiri hehe ngaho rero ni waje mu rugo injira ni ari wawe zirenze akakobwa nakahe muro ndabaza akakobwa nakahe oye banze muro banze tusobanurire shanga tangara impamvu anyuma gacine no datangwira nakigende ubushake bw'iwawe none se ndikubaza muri gushaka cyaya banze nyine ngwino basubiza wawe nyine ngwino bazi none se ubundi nabwirwa n'iki ko gashoza nambara mutabipanze ibi byose ndimo kubibona uyu mukobwa nuwahe uyu nini wese uruwehe wese ubwo ruwahe ninde usanze mu nzu ya please ndetse ese muri ukuri oya umva mutuzi sibyo mutuzi reka ntangire mbaha ikaze mu kiganiro cyacu nkuko mubizi ntangira nsuhuza buri wese aho aherereye mu nce zitandukanye z'igihugu abari mu Rwanda abari mu nce zitandukanye abari mu bihugu byo hanze ndabasuhuje cyane nshimira buri wese utuba hafi wowe dukurikirana gatanu kuri gatanu nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'umukobwa mwiza muramumenyereye ni Pendo ariko uransumba jya hepfo nibwo mbibonye ari kudamu rwose tuguhaye ikaze muremure urakoze cyane umeze ute se Pendo shamize neza ndashima Imana nta kibazo warabuze abantu barakubuze ariko tugize amahirwe turakubona Pendo rero yifuje yuko reka mbikuvugire nari nta kibazo reka ndikuvugira byivugire nawe ubwawe byivugire nyine impamvu turi hano turi ahantu mu muhanda ntabwo turagera aho tugiye ariko murazi kumenya impamvu ya byose ndagira ngo bibwirire impamvu turi hano naho tugiye muri make impamvu wenda turi hano mu muhanda abantu barabibona turimo turagenda nakwiyambaje nyine nk'uko n'ubundi nsanzwe nkwiyambaza maze iminsi mu rundi ntamubona kuva cyagiye dukora ikiganiro ntabwo aranyitaba ntiduherukana ndamwandikira akanga kunsubiza nyine ntabwo nzi ikibazo afite so rero nyine nanze kwizana ko wenda yari kunyihisha akanga kwigaragaza nk'uko n'ubundi abigenza nk'uko n'ubundi namubuze kuri telefone nyine ndabamwereka mbwire tuzane wenda njyewe biramutse byanze we byakunda noneho tukamenya ikibazo afite niyo mpamvu nyine turi hano mu muhanda turimo turagenda ngira ngo wenda murasobanukiwemo gakeya Pendo muzi byabaye muzi ko byagenze ubushize muzi ko Pendo hari umusore waje ari umu ex we baza kuganira ntibahuza umwe akavuga imwe undi akavuga ibindi mu rundi nawe aza kuza abirakariramo ntibyarangira neza ariko noneho kuri uyu munsi tuje kugira ngo tumenye Pendo arifuza guhura na Murundi amenye nimba ari imbabazi asaba azisabe nimba Murundi amababarire turi mu muhanda turi kujya kwa Murundi ariko ntiturahagira reka dukomeze imbere gatoya kugira ngo tugende tubabwira byinshi ku byabaye ariko ibyinshi mwarabibonye ubwo igikurikira ndashaka guhamagara Murundi kuri telefone we ntago ari kukwitaba je ntago arimo kunyitaba ahubwo mpamagare twumve ndashaka guhamagara Murundi kamuvugisha nkumva wenda we ko ari bunyitabe ubwo nambwire ko ari mu rugo turaba tugize amahirwe duhite tuhagera ubundi ndebe yuko byibura hari icyo byatanga kugira ngo umubano wanyu ukomeze cyangwa se wongere nk'uko wari umeze mbere rega n'ubundi nta kibazo gihari cy'umubano wanjye nawe kuko biriya alo muri ubu biti ni keza muvugana nabibonye meze ute se ntari bimeze fresh ko narinje kukureba se kugusura waba uri mu rugo sishaka kunsura kwawe nawe kusigaye uya ariko jya wizera
wajya nizera n'umuntu n'ukuri ni ukugusura nyine nshaka kugusura noneho kuje uko nguko gusa tu nari naje ahubwo nanze kugera mu rugo ntarakuvugisha kugira ngo ntagera nkakubura ariko kubera ko nzi ko uyu munsi udakora nari naje ariko nagira ngo mbanze nkubaze neza niba uri mu rugo ntazira ubusa ntarebe ndi mu rugo hari akantu barimo ndakora ubwo nyine wahagera ariko nizeye ko atari nka byawe uzana n'amatangazamakuru n'iki ujya kuneza abantu oya humura ntabwo biriya ntabwo arega mpora nduriya reka ntacyo niba uri mu rugo ntacyo reka nze nkurebe ari mu rugo urabyumva gute urabyumva njye namuhamagaye yanze kumfata nimba ugira ngo urebe ko ari byo reka mbikore turi kumureba nyine wenda mbwira mbese ikikujyanye kuko uzi ikibazo mufitanye ni byinshi wamukorera mubabaza yumvise amagambo atari meza ese byibura ugiye kumusaba imbabazi ugiye ikintu nyamukuru kikujyanye kugira ngo umurebe n'iki kugira ngo wenda tumenye niyihe mpamvu waduhamagaye ngo tujye kureba mu rundi so nyine nta yindi mpamvu ni ukugira ngo ndebe ukuntu ameze urabizi nyine ikiganiro cy'ubushize twaratonganye n'ibiki byose buri umwe wese yarakaye nyine ntabwo namurenganya wenda ko yumvishije amagambo atari meza nawe wenda byabaho ukarakara ariko nanone ntabwo ari byiza ugomba guha umuntu umwanya mukaganira akakubwira nimba ibyo bintu ari byo cyangwa atari byo sibyo kubera ko n'ubundi ngenda cyahamye kuramura nawe nzi pe ntawe nzi uracyahamya ko gashoze nambara utamuzi nta n'ahantu muziranye sha ntago muzi ariko amaye umwanya tukaganira nkamusobanurira nkamubwira yanashaka n'aho hantu hose yavuze ngo nimba ari Nyamasheke naho ngaho avuga wenda yankodeshereje tukaba twareba uburyo ubu twahagera nabyo ntacyo ariko wenda wagerageza ukumva ko ari bukwitaba shareka mbekwereka kabisa ko atari bunyitabe niba ikibazo mufitanye ntabwo ari ikibazo cyatuma umuntu atitaba umuntu kuri telefone reka nshyire speaker ahubwo nabyumve neza irivanaho yanze kunyitaba kubera cyagiye erega uramubabaje nasize namubabaje ihehe ko nta kintu namukoreye ntabwo ari bunyitabe ndabizi kuko n'ubundi asanga abikora ntacyo gerageze wasanga n'ubu iracyacamo gerageze bwa nyuma turebe kuko niba ari n'uburakari yabarakara nabi shaya barakara nabi kubera ko buriya umuntu ahereza undi umwanya akabanza akamwumva abantu ntazi ibyabo afite impamvu wenda yaje kuvuga kuriya ubundi umuntu yikorera research ye kugira ngo abone kurakara neza nyine yumve ko uwo muntu namuhemukiye kuko ntago yanshinja ko namuhemukiye kandi nzi ko njye nta kintu urumva ko indishuro imwe yonyine natakwitaba ubwo araba yanze kwitaba bishaka kuko urumva niba tumaze kuvugana akaba atakwitabye uri kumva nyine ni wa mwanya yakwimye cyangwa nibwa burakari navuga urumva ko wowe uramubwiye umubaza ko ahari arakubwira arahari ariko ngiye gatatu kose yanze kwitaba nyine ko hari ikibazo ariko uko biri kose ntabwo mbese oya ntabwo yitabye so twagenda noneho kuko ngenda ndabona yanze kumfata ariko ntacyo ubwo niba yanze kukwitaba reka ntacyo dukomeze twigerereye ahubwo anyohereje message ivuga ngo mani ngo ndi busy hari utwo nagiyemo kandi ambwiye ko ari mu rugo nyine uri kumva yagiye nyine ntabwo urabona nyine ko yanze ko kumvugisha nyine tu wa mwanya yanze kuguha nyine ko wenda nabyita ariko ntacyo ubwo nyemereye njye ko ari mu rugo reka tugereyo tumurebe turebe se koko ari mu rugo niba ari mu rugo ari mu biki ahugiye mu biki ntacyo icyiza ni uko nyine tujya kwigerera sibyo shaha igihe abahungu bagutera stress rwose ukumva huye ntacyo ariko buriya byose nyine hari ubuzima ucamo bukaba ngombwa ko ugomba kubunyuramo ndabizi hakunda kuba hakinze ntabwo bakinguye
reka dusone ariko ndabizi ko kadusone ntacyo wenda araza afungure ariko uko biri kose igihe cyose ari buzire turava hano tumubonye gusa nawe nyine ube tayari kugira ngo wenda narakara kuko ndabizi yambwiye ngo apana byende byanjye mu byo kuza n'abanyamakuru ariko reka twizire yuko atari buze kubirakariramo cyangwa bimutere ikibazo ndabona tuhageze bakingoye mwe muri kujya hese ni karibu sinabwo susuhuza abantu bje namwe si izi saha si muri kujya twari tuje hano si kwa Murundi hano ni kwa Murundi gusa Murundi naho hari ari hehe si kambye ntago nzi njyewe twavuganye kuri phone wowe sindakuza ariko ni wowe se cyane ariko ntago ari wowe oya umva ni njyewe umva malize ngubwire sibyo rero nyine uyu nguyu ni Shira Murundi rero twari tuje kuri Murundi kandi yari yatubwiye ko ari mu rugo gusinzi impamvu uri kwanga ko twinjira rero hano tugira conditions zo kuntu twinjira hano mu rugo ahanga kwanza muri kumwe n'abanyamakuru kwanza ntago nari nabibonye ntago mwinjira hano umva tuza sibyo Murundi twavuganye sibyo twe twivuganiye nawe nta kibazo muri ku cameraman oya ntago wowe uri kubona wowe uri nyuma y'urugi ntago urumva nazana uyu ngo nishe we ntago tutabizanye twavuganye yamuvugishije umva ihangane reka twinjire sibyo Brese mbabwire rero kuno ibintu bimeze system hano zimeze hano bambuye ko umuntu wese winjiramo mbanza kubabaza kwanza wowe riseri wiwe ariko ibi bintu by'abanyamakuru uzanye nago mbizi reka mbanze mubaze sasa mbone kuza kubabuya sibyo ariko mubwire ko ari Keza kuko nyine muraziranye mubwire ngo Keza aje kukureba ntago nabize mubwire ibya kamera sibyo kabisa reka mubwire ko ari Keza umusaka gusa ibyo byonyine sante sana bangoga kwa Murundi sigafite na boti numva birakana bona bitoroshye ariko ntacyo mbonye kano gatipe nako katakomeza ibi abazamu nabo barikomeje none se ariko ntacyo jewe ikibi nuko iyo umuntu yaguhaye condition ugomba kuzigenderaho ikibi nuko yambwira ko wari kamera kubera kamera uzi ukuntu ibintu bimeze yakubwiye nta kibazo Kasitarambuye Keza wenyine nta wundi muntu asaka ko yinjiramo hano oya ariko kubera ariko ni Sheri wiwe nago nyine ntago se kuba Sheri we yakinjira ari kibazo reka twinjire nta kibazo kiri bube nta kibazo kabisa ni muneza abantu urakoze cyane homora natwe turabantu kukinjiranye kameramani wanjye reka nawe tuzane nta kibazo ninjire nta kibazo hano ni mu rugo nta kibazo ntabwo byari byoroshye so buje ariko akazi ibintu reka ni system dukoreraho sana so buje nawe ni atari kweli ibi ni Sheri wa Murundi madamu kabisa ntago ari Sheri njyewe usanga hano kabisa gusa ntabwo bibari ninjoro nawe bibari ninjoro kabisa kabisa mana yanje nzakugurira n'akantu kabisa none tuhageze reka dukomange komanga tere kwa gukingurira kadukomange turebe ariko uko uri gukomanga gahoro nawe si gutya yakumva wasakuza ko biri kose kuko atubwiye ko ahari aratinda ariko araza gukingura Moro zamuka ruguru gutya gato kubye dahita kubona Murundi si kadafungura guma ndabona Murundi aje nari mbizi nago wakihurira mezute cyako turanze amakuru gusekeje gute se niki kidasanzwe ko nago wakihurira wowe mikro na uye ni kwa kundi nyine n'aka mikro kanje nta kibazo ariko nabirenze neza ese nabwo nago waza kunsuka nta karibu se mu nzu zikuri komeza hanze mana rakaboro nimo nkora mu nzu na karibu uri budu ntabwo hari ngo biki oya nandikije ntabwo ari fresh none se kutari kumusuhuza pe kutari gusuhuza none se Keza ni wowe wakoze ikosa kubera ni gutya musuhuzanya se wese si wambwiye ngo nguje kunde wonyene ni gutya musuhuzanya
oya nyine ahubwo bamaze se kubwira ubwo kubera iki wanze kunyitaba kuki wanze kwitaba se ese uburenganzira bwanjye telefone si yanjye ntiyawe mfite nkaza kwitaba umuntu cyangwa se nkanabireka njye mfite ibintu byanjye nari ndimo hariya wanze ikibazo kumwe mfite nawe urakizi wanze kandi ntabwo washoboye kugikemura cyangwa kugisobanura ubwo ngubwo rero none se nari kugisobanura nako ikibazo ntabwo ese wowe wabishyize sinakubwiye ko ndi busy hari utuntu ndimo nubwo ndi mu rugo ese wowe sinakwandikiye ko ndi busy ese wamukenera kuntungura ko gutya oya yifuzaga kugira byinshi gusobanura cyangwa muganira ntabwo duha karibu si kuri gufunga ese hasi iwanjye mbaha karibu mbishatse nabishatse nandayireka hari ibintu ndimo gukorera mu nzu jewe tukinjira tukaganira hari ikibazo ntabyanze nese ibintu byanjye ibintu byabaye ibyanjye ntabwo bizi ni gute mva ko wantungura ukansanga mu rugo utabimbwiye ko waze ko mu mwanya Umunsi- niyo mpamvu nyirenje umunsi umbwira ngo nirigwe mu rugo ngo uraza kundiba kutaje nyuma yaho uza kumbesha ko twavuganye uno munsi ntigonge kuntungura birashobotse none se kuva cyagiye dukora ikiganiro ntabwo twari twabona basi duhe karibu mu nzu duhe karibu mu basi nzu twinjire mfite ibintu ndimo gukoreramo nta mwanya ku mfite buryo se umuntu atakinjira ese urashaka iki waretse se tukinjira ese hasi iwanjye ni wawe ese cyahariya rero ninkina guha karibu ndayiguha ntabwo nese ugenda kwinjira ku mbaraga kubona bya bintu bitoroshye ariko nyine uko biri kose mani yaranyise umusazi ngo twaraye tuvuga kuri telefone kaya kantu karambabaje nigeze mvugana nawe Ariko ese uno munsi yabona kuntungura kubera iki ntantungure ntabyo nshaka yifuzaga nyine kugusobanurira byose byabaye kunese kwifuza kuba insobanura no kuza akantungura none se urumva nari kukubwira ese iyo ubineguza se ariko araguye hehe ntabwo witaba ese witaba telefone guhera aho twakoze kuba ntamwitabye kuri fone ni uburenganzira bwanjye kuko nawe mbere hari ibintu byagaragarira n'ambabaza ndamukenera aranyihorera nanjye namwihoreye none se urumva nagusobanurira ibintu byagaragaye imbere y'aho ngaho urandagukenera uranyihorera kandi wabona ko bibabaje none se bwo wamenye impamvu ntakwitabye cyangwa wamenye ese impamvu warayisobanura warampaye umwanya none se musobanurira naje kubona hehe nakubona umuhanesha umwanya agiye aje kugusobanurira oya nifite ibintu ndimo nigira reka twinjire mu nzu tuganire hanyuma urabifite ariko nawe afite tubivugane hari ikibazo nta mwanya mfite wo ese mu nzu hari iki kwipanga natwe ntabwo dutinda reka twinjire mu nzu tuganire hari ikibazo wasanga n'izindi n'ibikoro birahakorera mu nzu turi kubahisha si iwanjye oya umva mbwire muri ubu twumvikana sibyo wenda wanze ko twinjira no mu nzu ariko nta kindi kintu cyari kinzanye sibyo cyari kikuzanye kwa rukuntungura banza none se nta mwanya wumve mfite mfite wajya ureka kugira umujinya wajya ureka kugira umujinya wibaza ko twe tutarakara ntabwo nakwandikiye SMS ntabwo nakwandikiye umuhejeje kumamagara ngo ndi busy itoke none si ndaje mu rugo ndakubonye ikibazo kiri hehe ngaho rero ni waje mu rugo injira niba ari iwawe hoya nese rinjira tutamuhaye karibu ese ko bamwe ngo yaje mu rugo yaje mu ariko no kwinjira nakwinjira nase hari ikibazo ese singahinjira ese muri ufite iki kibazo ikibazo ufite ntabwo ushaka kumva impamvu wani igihe yaransuzugura nca amazi nizo mpamvu kuri ino saha mukuzana none se ubwo jye nawe wasuzuguye indi ninde ariko agarutse kugira ngo akubwire impamvu byose yabikoze nese kuki uriya mwanya atakeneye kubivuga it's okay sibyo reka basi reka nkubwire mbere yuko baza ni nababwiye oya nawe yiza n'akavuye ahubwo se binjiye gute ubona ari abantu babiri reba ukuntu byagenze biyambwe uramuzi ni seri wawe yazanye no mu ibyo se ndabikubwiye wowe reka si ko wambuye nigeze nigeze nkubwira ko ngo ari sheri wawe ubundi wowe nta mpamvu nawe waranasaze murundi tuzi none se Namubwiye. none se ni ubwa mbere mbonye hano ni ubwa mbere mbonye hano oya please ni ubwa mbere mbonye hano se bakaza bakabatwara ese wowe nakubujije yuko nta muntu ashobora kwinjira aha ngaha baje ari babiri nabivuze banze kunyumva barambwira ngo baraziranye twabimubwiye kandi n'ubundi asanzwe mbona nza bose mbabarira ko ikibazo ufite uyu naramubujije nyuma yaho amaze ku bintu by'imisero muzi ku buryo nanjye yansubiza yamuro ese uyu nguyu none se njyewe ntabwo nemerewe kuza hano ntabwo musanzwe amazi wasanga se nta burenganzira icyo afite warongera mvuga ariko ntabwo wageze ubimbwira sibyo ushaka kubimbwira hanyuma sinzongera kuhaza njyewe nabikoze kubera keza wera kuzi muraziranye muri keza naramubwiye ati nsanga mu rugo ariko abandi arimo aranzanira bande se ko wangiza umunyamahanga bite byawe bwira mbahamagare bari hano hafi babatware ibintu wagaragaje narabibonye kandi ntabwo ibihe se byanshimishije nagaragaje ibihe nagaragaje cyakunyirukanisha mwewe ese nawe njye mbona nawe warasaza okay ahubwo fine byihorere rata turabivugana yigendere waretse nkigira mu byanjye mukagenda n'abashyitsi bawe oya nta mwanya mfite ndi mu byanjye banza wumve mbabarira mbara nta mwanya mfite nyine banza wumve nta mwanya ufite ariko umwanya urimo kuwuta turimo kuvugana basi duhereze n'ubu turi n'ahangaha waretse kungora hari ikibazo ese hasi iwanjye nta karibu mbaye mfite ibintu hari ndi n'igiki
ako se muranshakira iki ako se wajya ureka kugorana mu buzima bwawe bwose uragorana wowe basi urifuza iki muri make we yifuje umva nk'amagambo ariko aravuga ngo mu buzima bwanjye byose ndagorana uragorana mbese niba ndi iwanjye okay reka nkubwire impamvu ugorana bwa mbere warangoye se birangira nyine ubyemera none no kuvugana nawe se ku kibazo dufitanye ntabwo ushobora kunyura niba umuntu akubwira ati mpa serivisi udakeneye kuyimuha ntabwo uyimuha niba umuntu akubwiye ngo mpa karibu se ni pare force ese ni pare force ni ku ngufu okay reka kurenza amagambo basi reka nkubwire ibyo yakoze byaranshitse ku mutima oya nushaka ureke kubyumva nushaka ureke kubyumva ariko banza unyumve karibu yihorere nimbona umwanya wo kumviriza ibyo ndaza kugira ngo mbwira ushaka uzankenera sibyo akabine biki banyarwanda ntabwo abantu baba bahujwe no kuba bakundana gusa hari n'izindi serivisi ushobora dushobora no kuba n'inshuti zisanzwe sibyo ntabwo abantu bahuzwe n'urukundo rwonyine gusa niba nzamukenera nagende yicara tuzo nimukenera nawe aza amfata uko ashaka ushobora kunyenera nanjye nagiye mani nibereye mu byanjye mureka kunkoresha ibindi bindi okay reka nkakari akaja mu kuntu kaje kakabakingura oya uriya mureke nyine nusi ko namusobanurire mubwira ko nta kibazo kandi n'undi nta n'ikibazo mwanya se nkakubwira basi ngo kwinjira mu nzu byihorere ngo tubwire banza umuntu ariko nta mwanya mfite umuntu ariko nifata mbwira ngo nzamukenera basi nkubwire zikari karantera katsindi imana basi umva mbanzo hari ibindi nibereyemo hari stress nyine banza wumva nkubwire sibyo ese wabanje ukanyumva ni pare forces mbyumva ko ko mbishatse nta mwanya mfite yo kubyumva uzabifatira undi mwanya utaje kuntungura kwifata ukaza ukinjira nga basi mbabarira ndagutunguye sibyo ego muro ngamba kukureba twafashe umwanya wacu dusubireyo banzu cyo genda nakwibarize nawe bwiwe abisobanure cyangwa se nabirege kuki yabonye ikiganiro kije nga kutangaza amakuru kimuvugaho nabi ntafata umwanya wo kuza ngabinsobanurire azi ngo turakundana nkamuhamagaje se nkamwandikira akanyihorera nyuma yakaza akora inkuru akazakora interview avuga yuko twavuga icyo tuvugana angira umusazi ngo twavuganye nawe nese phone singiye amapere twavuganye cyangwa se namuhamagaye ntago bigaragara ni gute aza kugaragaza no nk'ibyo uno musa agahitaza yigize umwere ngo nzamukenera ngo aje ngo kuntu eske niko yake uza kuntungure wanje bana ibintu nabikubwiye ukumva bisekeje mu by'ukuri mu uburyo twaje nakubwiye icyashe cy'ingenzi sibyo nga basi mbabarira ngusabye imbabazi wumve icyo uremera ntako sawakoze okay it's okay basi nsabye imbabazi basi ume amasegonda 10 yonyine ukunesha urukufutuma mvuga amagambo atari ngombwa ibintu byaragaye ku matangazamakuru umukobwa ngo pende kunuku warangiza ukanga kumfata ndimo kubikubazaho bya bintu byambabaje giye ku giti cyanjye byambabaje uno munsi urura muri biro biroroshye nyine hangane sibyo ushaka kumenya nago wamenya impamvu ahubwo nyene kumenya impamvu aza wayimenya gute yamaze kwagera nawe wayimenya gute utamaye time wowe gerageza utuze ugabanye umujinya tuganire sibyo nimba ubyumva ubyumve nimba utabyumva ubyihorere sibyo ariko basi ese nk'ubu nimonye ibintu byanjye bindi nari ndimo nikorera hari ikibazo se urabisubiramo wowe duhe ugasanga izi ni projet ndi gukora muri machine ziko zirapfa kandi iminota 2 yonyine tumasubira mu bintu bidateganyijwe nk'ibi ngibi yakaba yagusobanuriye ukamenya wenda impamvu ari hano hamwe nanga kabinsobanurira kuki watamaye umwanya nganyumvirize cyagege ndi no mukumubona nkabangamirwa aho urimo urahimana waragira ngo abohoke nawe ubohoke akubwiza ukuri nawe umubwiza ukuri nese urumva ibintu byarangira gute utagabanya umujinya ngo utuze tuganire uriya mwanya wanciye amazi nese kuva kije haci uzuga iby'inkorero bigiye guhera nge siko nta mujinya mfite ntago nengeze ngo umujinya gute wagiye nigena nige wababajwe hari ikintu nagukoreye niba nta kintu wankoreye igendere none weke kunsobanura nta kintu nagukoreye mbese uno munsi waje gukora ikiba nta kintu wankoreye nyine naje ngo tuganire numva ikibazo ufite impamvu utamfata ni gute wumva ko mfite ikibazo nta kintu wankoreye icyo kibazo wumva nagitewe nande nyine aje kugira ngo akimenye anagusobanurire ndetse ni gute wumva ko nta kintu wankoreye ukumva ko uno munsi mfite ikibazo kandi ugomba kuza kigakemukira hagati yanjye nawe tuvugana guhera umunsi dukorera ikiganiro buri umwe wese akagenda arakaye sibyo nubwo dusanzwe tuvugana wewe muzi ukora ikiganiro uribuka akajambo wasize urengejeho ikiganiro narengejeho akahe nakahe muri wese nta mujinya ufite muri nakahe yarengejeho ese nakajambo yavuze ko ningegera uyazi naraje ngaje gucungura ingegera wabaye wari hari wowe ndagutuma mwari babiri sibyo nanjye wenda oya mwari babiri ntago uzi yabwiye nkunda gukora ibintu bigaragara ahubwo si yari
ahari ke ntabwo yari amaze kugenda nese niba basi dufate nta kinyarwanda ntabwo wari uhicaye nta kinyarwanda nize nta kinyarwanda nize basi nize ikirundi ahubwo ashobora kuba yarabonye ikiganiro nuvuga ijambo ngo nizingegera ese wowe wari wicaye hariya uratuma nyine icyo kiganiro uyakihorere ese gutya burana kandi yarabivuze ariko ntabwo yavuze ese muri izo ngegera harimo iyeneye it's okay basi yambabarira narumiwe koko utumirwa se ese ukona duca amazi ngo ujye muri telefone wowe wamamagaye ngo basi tuhagatebe tuganirire hano hanze basi nta mwanya mfite okay basi naduhe umwanya ku bwanjye ngiye ku giti cyanjye hari ibyanjye ndimo kandi sinuje kuba nafata umwanya wo kumviriza ibintu bagiye kumbwira kuko nawe yaransuzuguye mu kubona ibintu bye hariya atigeze anansobanurira nyuma najya no kubimubaza akanca amazi ku kantu ntabwo ari fresh ubwo rero nta mwanya mfite azabifatira igihe wabimenya gute utaregeze ariko aragira ngo ntabwo nakwandikiye wanyandikiye ryari ibyo ni oya wize na telefone ibyo ni ibyahahise ibintu byose twabyihakana ibyo ko byahise nyuma ya cya kiganiro dutonganira hariya sibyo ntagura mu mwanya ngo tuganire ngo ngusobanurire sibyo nta n'ubwo uzi impamvu wowe mbwira ibintu washaka kumbwira mbere yo kumpamagara nta bindi bintu nkeneye kumbwira nashaka kubwira njyewe Pendo yansabye yuko yakubona kugira ngo mubonane yambwiye ko aguhamagara ntiwitabe buretse iyo mbikubwira ntabwo wari kubyemera iyo mbikubwira ntabwo wari kubera iki nari kubyemera numva ari ngombwa nese kuba watumye mbyemera nabyemeye ninumviriza nabi byambwira urabimbwira ku ngufu sasa nyine wakabimbwiye na mbere ati Pendo turi kumwe iki n'ibi numva ndicaye ari kuvyumviriza mbwa ati muzi numva nta mwanya mfite kuvyumviriza mbwa ati ntago bishoboka we nawe uri ibintu byo kuzurambesha mbabona nawe igihe kimwe nzakanga gufata kukubeshya kubera ko buri kintu cyose kiba hari impamvu yarashe kureba hari impamvu yarashe kuganira nawe nakubwira impamvu inzanye ntushobora no kugira amatsiko y'ikintu kizanye umuntu kingo nizamba hari ibintu ugiye mbona bikanambangamira uzi kubona umuntu waguciye amazi no kumubaza ibintu ubona bibabaje tena akaza kuvuga ngo umwara yimuvuganye kandi uzi ko maze igihe waramubuze yakwihorera nyine byirengagize tuvugane hari ikibazo se byirengagize tuvugane hari ikibazo ntabyo nirengagije noneho no munsi uzufata ikinye cyangwa uzubanza ubinteguza kuntungura naga ariyo soriso naga ariyo kuntungura ese ke turabigenza gute kingo nizamba moro ugiye nasi dusize hanze ntabwo wabidukora siko nawana niwe no kumbwira ibya none icyari kinzanye ni ukubera Pendo nimba wanze kumwumva sikuri kumva nari ariko kandi ko nise ugiye kusiga hanze winjire mu bindi mwari ko mwanditse ego basi mbwira icyo ushaka kumbwira ubundi ugiye kubisiga hano winjire nyarutsa nyene mumbwire mani kandi mukoresha umwanya muto cyane nta ntebe mfite mubwire ntabwo yanshimisha nizo mpamvu nanjye ngomba gukora ibintu byoroshe kandi numva nirekuyeho okay basi ngamuro basi banza unyumve sibyo mbere ya byose wenda mbabarire kubera ko nje nkutunguye ariko nimero yanjye ntabwo wari uyifite nyine to nese sinaguhamagaye ni WhatsApp wagiye unyandikira ikintu na kimwe maze ibyumweru hafi bitatu nguhamagara unyihorera sibyo nyine ngaho gabanya gutonganya si wumaye umwanya se ngo nkubwire somaye umwanya nese nakubwira urimo gutongana okay icyo nahereyeho nakubwiye ngo mbere na mbere mbabarire kubera ko nje nkutunguye ariko naguhamagaye uranyihorera maze ibyumweru hafi bitatu muhamagara atamfata sibyo nk'umuntu mukundana ntago wakicara ngo utuze ngo wumve ko uwo muntu adafite ikibazo sibyo ndavuga ati basi reka njye mu rugo ndebe ukuntu bimeze umuntu ariko baravuga umuntu mukunda nazi ko hagiriya ngo Rwanda nkamuhamagara kanyihorera gusa nk'ibyara cyayibara gute ako se watuje nkagusobanurira numva umuntu yakumva gute atarimo akwima n'ijambo urumva arata ibyumweru bitatu muhamagara ntamagara message ntasubize ndavuga se uyu muntu afite ikihe kibazo sibyo urabizi ko duherukana mu kiganiro iyo umuntu yumva ikintu barimo kumuvugaho atakiyiziho ntago nabura kurakara nta nubwo umujinya wabura kuza sibyo turarakaranya kuko nawe ntago namugayira ku byo yumvishije nawe byamurakaza wenda n'umujinya afite ndawumva pe nta kibazo rwose sibyo nimba ari amakosa umbabarire pe sibyo
waretse wamwumvisha ukava wenda wankoresheje kuba twatonganira hariya n'ibiki umuntu akwicaye iruhande arimo aragushinja ibintu utazi ntabwo wabura kurakara mu by'ukuri. So wenda umbabarire ko ngutunguye nkaza ariko nifuzaga kumenya ukuntu umeze, byibuza urahumeka neza nta kibazo ufite kuko sinaguherukaga. Ikindi rwose ndakwinginze twicare hasi twumvikane musobanure ukuntu ibintu byose bimeze, nimba ari na ngombwa dukeneye n'ibimenyetso, sibyo? uriya muhungu niyavuze ko umuhungu nyine banza wumve, banza unyumve, sibyo? nimba basi utabyumva neza reka tuzajya aho ngaho i Nyamasheke kuko nanjye ntago mazi, sibyo? mwanya tubiganireho tubyumvikaneho, dufate umwanya nimba wumva ushaka ukuri tujya aho ngaho i Nyamasheke, nanjye simpazi ubwo tuzahashakisha, cyangwa nk'uko yabikubwiye ko ahazi basi nawe muzaze twese tujyane tugende n'abaturanyi bawo bose usiga ubyimenye, sibyo? cyangwa aho yavuze ngo yankodeshereje inzu, sibyo? arahazi kuko yavuze ko yahankodeshereza kandi nge sima banza unyumve please, banza umwanya ariko si umwanya wa umuntu wamwumva gute utamuha umwana. None se waretse akamara kugusobanura? Nanjye nshatse kugira ngo mucire mugarurire hagufi kubera ko ibintu byose arimo kuvuga kugeza no sasa ndemera ibintu bigashoza namara vuze atari byo yigeze abinsobanurira. ariko nabigusobanura tukajya naho yavuze kuba naguhamagaye ukanja amazi no munsi nta mwanya mbifitiye. wamamagaye byarisavuga ko ari njye umaze iminsi naravuga. Wumvise narasubira ntabwo nigeze nguhamagara bimaze kujyana ntabwo nigeze nguhamagara. Banze muro uyu ni iyo mikoro avuga iki sister bite Musano si wanjye niyo mpamvu wangaga ko Musare birenze akakobwa nakahe muro ndabaza akakobwa nakahe oye banze wumve muro banze usobanurire shanga natangara impamvu anyuma agaciro no datambwira none se ndikubaza muri gushaka cyane banze nyine ngwino baze umugabo wawe nyine ngwino baze none se ubundi nabwirwa n'iki ko gashoza nambara mutabipanze ibi byose ndimo kubibona. muro oye muro wiba bize muri telefone wiba bize muri phone sobanurira ngwino nawe none se ibiki byabaye noneho mise mbona ko nibyo byose gashoza nambara yaje avuga. reka mbibarize ikibazo n'ibiki byabaye hano se ndumva arazamuka. uyu mukobwa nuwahe wese uruwahe wese ubwo ruwahe ninde usanze mu nzoya please ndeka uruwahe wowe nyine sobanura. okay nkubonye mu nzu ariko ntabwo nzi uko waje wese nyine waturutse he wowe kabyo ndikubaza wiseka ariko subira gukora iki se subira gukora iki arasubira yagiye wamwihore nese icyo ibibazo bikirana n'ikihe reka tugane ibyabaye inyuma gashoza nambara nubizi byo kuvugana nabibwirwa n'iki ko byose utabiri inyuma mbona ibi bintu byose uri kubona ibiki wowe se ndabesherwa uri kubona ibiki uri kumva banze humve kwambara igitenge ko ntabwo ari ikibazo kabisa ndabibona pendo uvuga kuri ibi bintu ase ni ibiki byabereye hano urumva navuga iki mu none si nyine ibiki byabereye hano yabuze n'ikintu avuga. ikintu usigaje kukubwira wowe nakubwira ngo mumbabare mu amahoro gene gumiri wanjye kuko uyu muntu arimo yasaze yagiye hejuru yabonye n'ikiteye cyakoze umva nkubwire sibyo banza unyumve icyo dufana ntago kizi uyu nabanza kimbwe nyine dufana iki turakundana pare force tucaye kubushake murakundana none se kuva ryari warabivuyemo ntumbwire kuva ryari warabivuyemo ntumbwire inyuma y'ibintu gashoza nambara gashoza nambara sinabibwirwa n'iki ko mutabipanze ibiserero yose irahari nubizi nimba mbesherwa nubizi nimba mvugisha ukuri cyose hano ni ikihe bigaragare ko ibi byose byabaga bihari sobanura ukuntu ibintu bimeze ajya he reka aranyumviriza wasobanuye impamvu nyine basobanura uyu mukobwa wawe basi uyu nguyu ni mama ngaho basobanurira n'abafana basobanurira ni mama nese ubundi uyu mukobwa apanga iki uyu mukobwa apanga iki reka manze mbazeho ngaho nawe musubize nyuma haciye ibyumweru bibiri ntavugana nawe ninkubwira ko nta kintu wanyipanga nawe urabihakana ese no musi ninkubwira kaje nta gahunda nta mwemereye kazi wanjye urabihakana nigeze mbwira ngo ni wanjye babivuga ngo nibyo wizeragamo buri munsi n'ibintu byose wabwiye warambeshyaga wansobanurire mupanga icyo wowe
mupanga icyunguyu umva sister sibyo njye ntabwo nshaka kurwana nawe sinshaka no gutera nta nubwo twarwana iki nta nicyo dupfa kwanza nta nicyo dupfa none se njyo aya byo gukora iki byo gukora iki hagarara hariya please umva ugenda hoshi ko nashaka ko rikosa ryo oya genda ibi ni ibiki murimo umva mbwire sister reka nsobanurire ariko reka nsobanurire oya tuze cicika nta jambo ufite hano ubu ngubu sibyo nta jambo ufite hano nubwo ari wowe nta jambo ufite sibyo reka twiganirira araje ndamubonye sibyo Michel nimubwira yuko ibyo ni sheri we tuza tuvugane nabikubwire nyine nabikubwire ndetse uyu ni sheri wawe nabikubwire nje hano kandi atari kubimbwira yabivuga guteze umva mbwire sister njye ntabwo nje kurwana hano reka utwarwana gusanze hano mu nzu ndabona rindi kandi mu nsohotse wari uri rwose niho nsohotse yego ariko njyewe ndi sheri wa Murundi gute se kandi aguhakaniye hano sabihakanye ariko nawe ntiyakwemeye kuko nta na kimwe oya banza wumva banza oya hano Murundi oya Murundi ndagenda oya Murundi mva banza wasubiye mu nzu kandi oya mujyana mu nzu ukiri kumujyana mu nzu ese muri kuri oya umva sibyo mutuzi oya uri guteranya abantu hano kugwana n'uyu wasobanuye akakobwa ninde yasanze undi mbabarira uyu mukobwa mupangi amba ndekura ariko ndekura ariko bansobanurire ndinjira gute ndajya hari ko kagiye karagenda nawe kagenda yangana uje mu nzu ariko nyine uri gusobanura nyuma yawe nakubaje ngo urasohoka mani usura mu nzu ubundi uranzi ndakwisura wese uranzi nakubwiye ngo urasohoka urasohoka unasohoka hano ubonye umusazi nawe ube nk'umusazi wagiye mu nzu wanyumviye ukajya mu nzu wansana icyo ari cyo se wansana icyo ari cyo mukobwa ubundi rakambwira urambwira iki se urambwira impamvu zo kuvugana n'indaya ni wowe indani wowe indani wowe indani wowe ndakura ariko nese nagukeneye kunyumviriza nese nagukeneye kunyumviriza uyu mukobwa ni iki cyawe niki cyawe ndakubonye niki cyawe subira mu nzu sibyo kumana n'indaya yawe turi kumukingira atadusobanurira ese hano si wanjye ubundi nkuriya yaraje mu biki ko nigeze muhamagazi wanjye pendo ese ko nigeze muhamagazi wanjye ibaze nk'umugambo agiye avuga sinigeze muhamagazi wanjye yiyoreje araza ubwo si yo ndari kuvuga niyi none se birangiye gute ese ko yiyoreje akazi wanjye ugambo agiye kuvuga n'ubwiki mana ukuntu waje nta mwanya mfite wo gusobanura ibyo uzufata umwanya wo kubimbaza mana kuko udatekereza ko ari ibindi turi kumwe hagati ya pendo n'uriya mukobwa ese yitwa nde ntabwo yakwibwiye se ntabwo yigeze twibwira ari umwanya wabyo rero umujinya ngo mbwira gusa ntuzongere kuza ununguranya n'uriya mukobwa oya ntabwo ari ukugutungura ngo mbwira hagati ayigiye ngaho arasaze ngo iki n'iki nese ukunda ndi hagati yawe ahubwo se ninde nigeze nkubwira ko nkunda wakihanganya ubwo nawe ukazafata umwanya wo kumbaza ibyo bibazo nyine bihagaze bita hagati yawe n'abana bakobwa bose nta kundi nyine mu bigaragara uguze icyo ukora hagati yawe sibyo ngo baganiriza abantu yabahise maze igihe kingana gute mvugana n'uriye ngo arivumbuye ngo aragiye nigeze muhamagara nyine reka tujye turi uko yizanye niko yanijanye ariko mu bigaragara aragufashe niko muri kamari nese mpanga iki nawe maze kubona ibyo bintu bye byagiye ku mugaragaro no mu mutwe namwikuye kuko nabivuze namwikuyemo kuba atafashe umwanya agace kunsobanurira bino bintu byagenze ukuyihangane nta mwanya nanyi mufitiye ubwo nungwe n'ukuntu azavuga ngo iki ni cyamfata gute mfana iki nawe ariko ntiwigeze ubisobanura neza nimba utakimukunda cyangwa mutakimukunda nese niba mvuze yuko umuntu yanze kumfata numva nakinamukeneye wabivuze ngo aruriye hagufi niki kinavuze niki nagaragaje igeze aza agaragara mu itangazamakuru abinsobanurira ati ihangane bijya bintu bya uriya mujama yarambeshira cyangwa se iki wowe yanciye amazi uno munsi ngarivuye nese yivumbuye kurinda sikasetse akanya umuntu yakibaza iminota mike ihangane nanjye ngiye kugenda humura umuntu ibintu wakoze bakizongera kumamagara oya ihangane nyine ariko reka nkoze ikibazo kimwe hari abafana cyangwa abakunzi bawe bari bazi ko ufitanye umubano na Pendo cyangwa se umubano hagati yawe ariko kireka niba batabonye ibyabaye niba barabibonye ubwo uwo mubano bari bategereje kubona kuvugururwa ko batabonye kuvugururwa ubwo hari n'ibindi babonye nyuma yaho nese aho twarukana mu kiganiro ibyabaye byashimije ntabwo yatwisingegera agiye n'umujama twari n'uriya mutepe nese ni gute nese ni gute n'umunsi afata umwanya ngaje ngo kuntungura ngo mu rugo iwanjye jyewe yanyisingegera bivuze ngo nta kintu kiri hagati yawe nawe
yes nigeze nyigaragaza kuva nyisingegera abonye nabyishimiye ubwo Pendo tumureke uriya bumwe muri kumwe mu gisebe bimeze neza mwana uzubifatira umwanya ese waje ufise gahunda yo kumumbazaho wari wamubonye no kuganira nyine kugira ngo umubwire babakunze bari bazi ko ufite imibano na Pendo niba byarangiye bamenye nimba ufite undi nimba wabonye undi mukobwa kuko nta kuntu waburi kumwe n'umukobwa kinye gitenge kuriya nta kuntu nyine mufitanye umubano hagati yanyu wabitubwira nabyo tukabimenya abakunzi cyangwa abafana bakamenya neza nimba waratandukanye ese uwo mukobwa umaze kumubona wabonye arinde ko abantu banashuha ngo ngiki n'iki wamenya arinde ntabwo nyine tumuzi itonde imbere yo kuvuga amagambo menshi uzubanza umumbaza ngushaka nakambwirana nabi ntabwo nakubwira nabi ahubwo nawe ihangane manze nkomeze utwanjye uzufata umwanya umbwira ati nyene kuza hano udushize mu gihirahiro ntabwo tumenye ikintu ntari biherararantse nyene nawe ngo bimeze bite okay Pendo amukanye wenda si mu gikundana ariko suriye reka nawe nigende ndumva wanze no kumuha agaciro imbere y'abantu banza wumve banza n'ibyinshi numva nako byarangira reka niko nani sibwo dusoje gute muro basi iminota 2 akunzi bacu rero ntabwo byari byoroshye mubonye ukuntu birangiye Murundi atubwiye byinshi atumufatanye n'umukobwa mu nzu asohoka yambaye agatenge abasore murabizi iyo usanze umukobwa cyangwa se umusore mukundana ariko n'undi mukobwa ukuntu bimera cyane cyane iyo usanze kenyeye akanwa kari yakoroshye nta myenda yambaye akenshi baba babyutse reka mba ariko mbivuga ariko wenda nta kundi reka ubwo Pendo birangiye murabibonye ntabwo birangiye neza ariko uko biri kose tuzamenya amaherezo niba uriya mukobwa ari basigaye bakundana cyangwa se niba ari kwa kundi kuyaranje kw'abasore tuzabimenya ubwo reka ndabona asigaye mu gipangu njyenyine reka natwe dutahe kameraman ngwino tuzinge twitahire ariko uko biri kose tuzamenya ukuri kw'ibintu aho bimeze naho bigana dore wa mujama reka tubaza umeze bitese ko wicaye hano uya turasoje umuraga wadukingurira ariko tutarakingura baretse gato ngubaze uriya mukobwa dusanze ari kumwe na Murundi kenyeye agatenge atuyaza hano cyangwa nibwaje uyo mukobwa barizaga gusa uriya dusanze mu nzu bari kumwe mu nzu uriya mukobwa ni inshuro nk'eshatu mubonye hano kasita ariko boss arazana n'abandi bakobwa ntago ari uriya wenyine bivuze ngazana umukobwa hano ntago ari uriya wenyine kabisa azana benshi ariko nuriya twazanye wigeze kumubona aho bwa mbere aza hano uyo nguyo yaje rimwe arigendera nabo baje ninjoro ariko uyo boss azana abakobwa benshi nanjye ubanye banagahinda karanyishe none se kavuga ngo uriya ni barakundana ndi ngo barakundana bivuze ngo nta mukobwa umwe agira kunda azana benshi uyo Murundi arababesa n'uwo ari boss wanje ndakubiye bitewe n'iminsi tumaranye hano ndakubiye maze amezi 3 hano nkora hano ariko ubwanje nanye ngiye kuzicwa n'iki n'agahinda kubera abakobwa bazana hano agahinda k'iki ndakubuye ngo agahinda kazi kuzanyicaza n'ibikobwa biza gusa bikagenda bigataha akazana undi bararara bakararana na boss jewe na boss we ni atari ngo nkingurira basi kabisa gende ndabona badusohoye nabi ariko nta kibwo tuzasubira utaha sibyo muzagaruke kabisa ubundi nzaza nguhereza amakuru y'uyo guza nzajya nzuma amakuru yose ko byifashe we na boss wawe narebe kandi merci wana merci nawe kabisa mana ya bakunzi bacu rero tugize hanze turasohotse turimo turatahana cameraman wanje ntabwo byari byoroshye ariko tumenye ndi makuru yuko Murundi azana abakobwa batandukanye benshi batandukanye tumenye byinshi tumenye ko akunzana abakobwa benshi ariko ibyo n'ubuzima bwe ntago bitureba ntago twinjiye mu buzima bwe ariko uko biri kose hari impamvu umuntu akora mu buzima bwe akunda abakobwa benshi cyangwa atendeka ntago atubwiye se kucyura umukobwa tuwamusanze ntitumenye impamvu yabyo ariko uko biri kose tuzasobanukirwa reka twe dusoreje ahangaha tuzasubira utaha ciao ciao